reka mbasuhuze kandi mbifuriza gukomeza kumererwa neza mwaba muri hose, nizera ko buri wese muri mwe ameze bon. Mbahaye ikaze kuri YouTube channel yacu ndetse no ku nkuru yacu mwakunze ariyo mine cyangwa se uwanjye igice cyayo cya kabiri. Wowe wagaragaje ko wakunze iyi nkuru yacu binyuze muri comments, like na share, rwose turagushimiye cyane. Ariko nawe utarabikora igihe niki kugira ngo ukore subscribe kugira ngo ujye umenyeshwa igihe twagejejeho igice cya kabiri, comments ndetse na share kugira ngo n'abandi bibagireho. Reka rero mbashimire mwebwe tugiye kubana muri aka kanya, mbahane ikaze ku gice cyacu cya kabiri cy'inkuru yacu twakunze y'urukundo Orga ndetse na Mike ariyo bise Mine. Mbahaye ikaze ku gice cyayo cya kabiri. Duheruka Kalisa arwana na Orga ashaka kumufata ku ngufu. Orga akamukubita umutaka mu mutwe ubundi akiruka kuko bwari rumaze kugoroba rero n'imvura iri kugwa. Ubwo Orga yasohotse yiruka agenda ahunga yerekeje umuhanda ariko agenda anarira inzira yose. Ubwo Kalisa nawe wasigaye aho ngaho mu nzu nyuma yo kurwana nawe asigara yitotomba. Hano rero turahabona Kalisa ari kurwana no guhaguruka aho yari yatembagaye igihe yarwanaga na Orga ariko anitotomba tororororo. Urambonera ririya cyano badi umutwe yarawuje gashize neza neza. Ariko kankijwe nuko ari mu mvura sha. Ubundi bankakurikiye nkakagarura nkakurubana ubone nkakereka ko intama zambarwa. Urambona agacucuti. Ubukwereka umuntu akishyurije umubiri by'akanya gato nibyo bikabuje kuba mu nzu y'ubuntu. Ariko rero arimo n'umutamiro. Ariko ni hahandi ko nta handi ho kujya afite se. Araje imbeho nimara kumujegeza aragaruka n'ingenga. Ubundi nanjye mwiyi mwese cyegare. Aze yiriza. Kare wankinguriye. Basi ibyo ushaka byose ndabikora. Maze nanjye mbanze manika agaguru ku kandi ni wowe urinde unkomangira muri aya masaha y'ijoro. Ahubwo reka mbe mutegereje hano gato mu kanya rwose ndamwumvaje. Hagati aho rero Orga akomeje gutorongera n'injoro, ari mu mvura n'umuyaga agenda ashaka aho yugama ariko agatinya gukomangira abaturanyi kuko atazi ko yahingutse ibyo Kalisa ashaka kumukorera kandi bazi ko ari inyangamugayo. Ubwo rero yarirukanse ageze aharananirwa, ahubwo agera aho abagenzi bategereza imodoka aricara ariko ari gutitira ari kurira. Atangira kwivugisha atari koko kumana ko bavuga kuri se w'imfubyi. Uko kungewe unziza iki? Ubu koko nta naho mfite ho kwerekeza muri iri joro. Ubu ndarara he koko? Mana nubona nizeye ko yamfasha arampindutse rwose. Mana ibi nabyo witwa no gupfa nkipfira hiruhukira. Akiri muri ayo rero abona imodoka imbere icanye amatara imuparika imbere, havamo umugabo ukuzemo aza amusanga ngo amuvugishe. Umugabo ataragira ikindi avuga, ataragira ijambo na rimwe, Orga aritangura ngo atumva rero wa mugabo, mbabarira ukomeze inzira yawe, ntiwigire nkaho ufite impuhwe rwose dore ntacyo nabona kwishyura. Aramureba ariko avuga no mu matama ati n'ubundi mwese muri bamwe. Umugabo ubona watunguwe wakubiswe n'inkuba aramuhamagara ati Orga ubona wikanza tubwiwe n'ikizina ryanjye wa mugabo we. Orga amanika ibiganza asa n'uwikinga amatara y'imodoka. Arebye uwo mugabo asanga aramuzi ati papa Ange, ese ni wowe? Babarira rwose sinari nakumenya. Ubwo tumenya ko uwo mugabo ari papa Ange mbibutsa ko ari inshuti ya Orga twatangiranye mu gice cya mbere. Ubwo papa Ange aramureba ati niko se wa mwana sahizi iri joro mu mvura urakurikiye hanze koko? Orga ataragira ikintu yongera ahita aturika ararira koko. Umugabo akibaguza hirya no hino ati havise kandi wirira atagira umuntu ugira ngo ndagusagariye. Ati ende njira mu modoka tujyane mu rugo wanze ushire impumbu zawe umbwira uko byakugendekeye. Ubwo papa Ange afasha Orga aramuhagurutsa nyine amwinjiza mu modoka ngo bajyane. Hagati aho rero Kalisa yategeshe ko Orga agaruka araheba. Buke yagenda avuga muri quartier ko Orga yagiye mu kazi atakiba muri iyo nzu. Aha rero noneho turahabona Orga yageze kwa Ange bicaye mu gitondo bari gufata ibya mu gitondo. Papa Ange araterura ati niko Marigari, uranyumvira kuko ibintu iranyirwa mugabo ngo ni Kalisa arigiye gukorera uyu mwana koko? Ubwo tumenye ko nyina wa Ange yitwa Margarita.
ubwo mama wa Ange nawe ati ndeka ngewe ubu numiwe, ikintu cy'igisaza kigashaka guhohotera umwana kibyaye koko akaga karagwira. Areba avuga ati humura dore waramukiza uramubura agasane. Avuga nawe ati rwose iyo papa Ange atambona ririya joro sinzi uko byari kungendekera. Ati ariko mboneho no kubashimira ukuntu mwanyitayeho mukampa n'icumbi, ubu nanjye ngiye gushaka akazi ndebe ko natangira ubuzima bushya, n'ukuri rwose mwarakoze. Papa Ange ati niko se wa mwana we, gushaka akazi ndabishimye, ariko se uragashaka udafite n'aho wirambika wa mwana we? Ubwo Ohuga aravuga atoya nta kibazo ndiyiranja ndebe ko hari aho nabona ubundi nanjye ntangira ubuzima bushya. Natangirira ahantu rwose woroshye ariko nkareka kubarushya. Papa Ange ati turushyamo iki se kandi mwana wanjye, waturushamo iki? Ati rega ubu ureba aha mama wawe yari azi kubana rwose, sinakwemera ko umwana we yandagara kandi ndahangaha ndebera. Ubwo mama Ange yari ari kureba ibiganiro bari kugirana, ubundi arikuruza areba umugabo atari ko se imbere wahereye niba umwana akubwira ko afite aho kujya ko afite uko azabigenza uri kurwana n'iki? Papa Ange atari ko se Margarita ubu uretse kubeshya uri kubona yabigenza ate uretse ngo kwanga kutubera umutwaro wumva ari kuvuga? Mama Ange ati si ibyo mvuga se nyine, niba adashaka kukubera umutwaro ikindi ni iki? Ohuga abonye batangiye gutongana kubera aramubwira ati rwose mureke gutongana kubera njyewe, nta kibazo ndagenda, n'ibyo mwakoze n'ukuri byari bihagije. Mama Ange ati bate niba wumva ufite uko wabigenza wakigendera rwose. Papa Ange aramureba ubona arakaye ati Marigari oyayo, uyu mwana ntaho ajya, araguma hano kugeza abonye akazi, ntibona akabona nuko atangira ubuzima. Ubwo Mama Ange abonye umugabo watangiye kurakara aramubwira atorega humura mugabo mwiza sinabyanze, kuko nyine ntashakaga kumuhatira icyo adashaka, ariko Ohuga nta kibazo waguma kugeza igihe uboneye uburyo ugatangira ubundi buzima, rwose nta kibazo waba uhari. Ohuga rero nk'umwana uhawe ikaze mu rugo ati nukuri murakoze cyane, iyi neza mungire nzayibitura. Ariko hari ahantu numvise bari gutanga akazi mu mujyi, ahubwo reka njye kudepoza ndebe ko hari icyavamo. Ubwo mbere yo guhaguruka Papa Ange amaze ati harya wize ibikiye mwa? Undi ati nanjye nize comptabilité. Papa Ange ati burya se niyo wize na kaminuza? Ati yego rwose imyaka ibaye 3 kaminuza nyirangiye. Ati nibyo? Ati uzi ko muri kampani yanjye yakenewe umusekreteri di? Niko uzagerageza amahirwe nawe, uzagira amahirwe ukora ikizami urebe ko watsinda di. Mama Ange ubona wikanze ati ngo iki? Utambwira ko uwo mwanya nawe wawushyize mu myanya iri gupiganirwa? Papa Ange ubona atabyitayeho ati cyane rwose, tere kuko njye nkeneye comptable byihutirwa. Mama Ange ati none se ntitwanzuye ko umwana wacu ari uzajya muri uwo mwanya? Papa Ange ukomeje kwinywera icyaha ati nta kintu kizamini se ninde uzamubuza kujyamo? Mama Ange atari kuguza uko turi kuvuga ku mukobwa wawe, ubwo rubanda bazajya babona akazi biyushya kuya n'umukobwa wawe koko? Papa Ange ati iyo bigeze muri business rero iby'ikiryango ntabwo bizamo, ubu mfata ibyo naruhiye ubuzima bwanjye bwose mbishyira mu maboko y'umukobwa wawe, ntizeye ko azanabicunga neza ko nubwo ndi se ntareka abagore n'ubutesi ye. Mama Ange ubona arakara ati none ushatse kuvuga ko wizeye Ohuga kurusha umukobwa wawe? Papa Ange yamureba ati ariko se wowe n'amatiku umupfaniye? Ibyo wumvise mbivuga? Waruzi n'ikindi tugumye muri aya ntabwo nava hano, ukeneye akazi azakora ikizami, utsinda azegukana umwanya se tu, nta bindi. Ahubwo mbwirira uwo muzama nkingurire dore amasaha yagiye, gumye hano rwose ntabwo ntakira amatiku yawe, mbwirira uwo muzama nkingurire nigendere mu kazi. Ubwo Mama Ange abwira Ohuga abwira uwo muhungu dore iyo yacanye imiziki ye rwose ntabwo umuntu amuhamagara ngo yumve. Ubwo Ohuga ahaguruka nyine yayandurukanye n'ibyo bari bakuriramo ajya kubwira uwo muzamu ngo akingure nuko Papa Ange ajya mu kazi. Ubwo rero hano turabona hashize igihe cyo gukora ikizami cyarageze, abajyayo barajyayo, abakora ikizami baragikora, ariko hagati aho mama wa Ange akaba yari amaze kumvisha umugabo we ko ya Ange uwo mwanya akamugerageza amezi makeya, yabinanirwa nibura akaba aribwo awushyira ku
mwanya upiganirwa. Ubwo rero Ohuganyubane yo kubona ko nta kazi akibonye asaba kujya nibura yikorera amasuku muri iyo kampani baramwemerera. Ubu rero noneho hano turabona muri kampani ya Papa Ange bateranyije inama y'abakozi. Papa Ange nka nyiri kampani ahaguruka ari kuvuga ijambo ati mwese mwakoze kwitabiriye inama ku gihe. Nta byinshi tubivugaho ariko nashakaga mbere na mbere kubereka umufatanyabikorwa wacu ari we Gasana Mike, abandi nabo nyine bakuma amashyi bamwakira. Mike arahaguruka arabasuhuza. Papa Ange arakomeza tubwira nk'ibisanzwe ni ugukorana neza na Mike mukamenyereza ikigo cyacu, ibindi byo bisigaye ndashaka kubivuganaho n'abashinzwe abakozi, abandi mwabamusubiye mu kazi kandi nta kibazo. Ati Ange ahamagara umukobwa we nyine ati Ange jyana na Mike ujye kumwereka aho ofisi ye azajya akoreramo iri. Ubwo Ange nawe ati okay. Ubwo turabona Ange ari kwibwira na Mike ati Mike nishimiye kukumenya, nishimiye guhura nawe, nitwa Ange. Undi nawe ati nanjye nitwa Mike, nanjye nishimiye kukumenya. Ati hano hantu rwose ni heza, ni heza cyane. Ange ati ni byose? Ati urakoze cyane, tuba twagerageje rwose, ariko ntekereza ko ubwo noneho ubwo namwe muhageze hazaba heza kurushaho. Mike agaseka ati reka dutegereje. Ange ubona nyine uri kwitegereza Mike nk'uwamukunze ati nta kintu reka njye kukwereka ibiro uzagikoreramo. Mu gihe bagiri kwerekezaho rero ofisi ya Mike iri bahura na Ohga avuye gutunganyayo. Ubwo yari afite ibikoresho by'amasuku mu ntoki, yari yitorosho, rakrete ndetse n'indobo. Ubwo Ange akimukubita amaso ati Ohga urakora iki hano n'amatorosho sahizi? Ubona yarakaye cyane. Ohga ubona ari umukobwa utuje uvuga make ati nayo mvuye gutunganya biriya biro bishya. Ange ati ngo iki? Niba nibuka neza ejo sibwo nakubwiye ko ugomba gutunganya hari ahantu muko? Ohga ati yego niko mwambwiye, atari ko rwose ejo sinari imeze neza, nyuma ya buryo umara kubimbwira nahise ndemba niko gutaha. Ange araseka cyane uti ngo gutaha? Ninde wasabye uruhushya se mukobwa mwe? Ati ikindi kuba twarakugiriye impuhwe tukaguha icumbi tukaguha akazi ntabwo biguha uburenganzira bwo kwitwara gutyo mu kazi. Iyo bigeze mu kazi ubushuti ntabwo bukora, wumvise? Ohga ati rwose mubare ntabwo bizongera. Aramureba n'agasuzuguro ati caho wumva nibyo bituma imbere nta soni. Ubwo Ange baramwimyoje arahindukira abwira Mike nyine yigize umwana mwiza utagira ngo si wari uri gutukana ati Mike ihangane rwose, ihangane ntabwo nari niteze kubona ibintu nk'ibi ngibi. Umunsi wawe wa mbere koko? Ati buriya abantu nk'abariya bakora akazi ko hasi rero ntabwo baba bazi imvune umuntu ahura nazo kugira ngo agere kuri ibi byose. Mike ubona watunguwe no kubona umukobwa abwira mugenzi we gukira, ambwira ati oya nta kibazo, ahubwo ntabwo numvaga bitari ngombwa kumubwira kuriya cyane ko yari amaze kukubwira impamvu yabyo. Ange ati sha Mike we ntabwo ubizi, ahubwo byatewe nuko yatumenyereye azi ko nta kintu twakora icyaba cyose tutamwirukana. Mike arahindukira areba Ohga ari kurenga abwira Ange ati nubwo uriya mukobwa ntamuzi ariko nabonye atagaragara nk'umuntu wakica akazi ku bushake. Ariko se numvise uvuga ngo ko mubana ni umufamiliye se? Ange araseka cyane ati nawe wasetsa re, ubwo kuri wowe ngiyewe none twagiranye iriya sana. Ni umuntu uri aho nyine w'indushyi, nyine apfuye ejo bundi kandi ngo yaraziranye n'iwacu, ubwo rero ni muri ubwo buryo ariko wabaye mu rugo. Mike ati none se sinumvise uvuga ko muri inshuti? Sha ukuntu muvugishije ntago ari ibya inshuti pe. Ange ati mu kazi nta bushuti bubamo, uretse ko ntago turi inshuti cyane da, ariko nyine nk'umuntu tubana mu rugo kandi tukaba turi mu kigero kimwe cy'imyaka, urumva hari ibyo tuba duhuriyeho n'abundi nta birenze. Ubwo rero baganiraga berekeza naho ofisi ya Mike iri ati ndabona naho twageze aha rero niho uzajya ukorera. Ubwo Ange afungura ahereza karibu Mike. Mike ati nawe shati ndabona ni heza pe, ni heza yahasukuye kweri. Ange ati uwo mwihorere wimuvuga ati ahubwo reka ngufashe gutunganya none ibintu tubipange neza. Ange ubona wiriye nyine nk'umuntu wabonye umusore mwiza ati reka ngufashe gupanga neza bino bintu ndabona bitari kuri gahunda. Mike atuye wikigora rwose, ibi nta kazi kabirimo nanabyifashe. Ange atuye sha reka ngufashe. Ubwo Mike abonye akomeje guhatiza ati okay nabyo nta kibazo, ariko ndabona ubanze biri gusabe gufasha hasi yose akame yawe kugira ngo nibura ubone uko nteruza.
Ange n'umwiryo ati nibyo abakobwa n'amasakoshi se shahu ari kwisetsa ati reka mbe nkashyize hano mu kabati kawe. Ubwo batangira gutunganya neza ibintu. Ange ati reka tubanze dutunganye imeza ndabona ihagaze nabi. Batangira gutunganya ofisi Mike azajya akoreramo. Tuvuye aho rero turabona nyuma y'akazi ku mugoroba Ange atashye afite akamwenyu ubona asa neza mu maso ari kugenda yisetsa. Asanga mama we yicaye muri salo ari kureba amakuru. Ubwo Ohoga we aba ari mu gikari ari mu mirimo yo mu rugo. Ubwo Ange yinjira yisetsa nyine atabonye mama we ko yicaye muri salo. Mama we aramureba ati niko se muko wasaze noneho ko mbona ugenda wisetsa n'ibiki? Ange usa n'uwatunguwe ati wiriwe mama ese burya wandebaga? Mama Ange ati nakubonye data ahubwo ngwino umbwire ibyo wasekaga nanjye nisekere. Ange ati se ubundi uri mu biki? Ati ndabona warebaga amakuru. Ati ahubwo iyo televiziyo wuyiretse ayo makuru wuyaretse uze ngo hayandi atariho ivumbi. Mama we rero ubona basa naho ari abantu bahuza urugwiro cyane ati kagira inkuru rero. Ange ati mama uribuka wa muntu papa yavugaga ngo ufite imigabane yenda kunganya niyo muri company? Nyina nawe ati ye ndumva mwibuka da mwe yavugaga ngo agiye kuza hariya muri company bari gukorana bamenyerana. Atari kunini ntiyagombye ko yaraje. Ati ndumva igihe cyari icyo matariki yavuze arayanga yagombaga ko yaraje. Ange bamuciye mu ijambo ati have se nyine nkurangirize. Ati ubwo rero yaje kuza mama ni umusore mwiza ushinguye useka neza amenyo yererana mana yanjye ijwi se uzi ko namukubise amaso nkafatwa n'ibinya mama. Nafashwe n'ibinya ndavuga nti dore ko Ange nigize ishyano noneho uyu wankuye mu byanjye mbega umusore. Ubwo mama Ange ubona watunguwe wasetse watembaga ati niko se wa nyuma na nyuma rero urakunze uwanyereka icyo gikwerere cyagukuye mu byawe. Ange ati mama uwamukwereka ni marayika mu bantu. Ange ukabona ari guhumiriza ati n'ubu ndi kumureba ukuntu yandebaga amwenyura gahoro nkumva. Mama we ati sigaho rero uzi ko muri yagutwaye uruhu n'uruhande uti ngo yakurebaga ibyo kurebana se byo kandi byajemo biti. Ange ubwo barahagurutse atari ku mama njyewe ubona mwaye hehe? Ahaguruka nyine ari kwiyereka mama ati ndeba umusore utandangaye uwo ntiyaba ari umuzima pe uwo ntabwo yaba ari muzima. Mama nawe ndabizi ko yankunze kuko ukuntu yandebaga ntago ari gusa yandebaga nawe nkabona ko harimo akantu mama rega nanjye ndi mwiza. Ahubwo rero we ndibutse Oruga yabuze gato ngo nkoze isoni. Ese undi ari hehe? Mama Ange ati ari mu gikari numvaga ari koza amasahani. Ati ngo Oruga yabuze gato ngo ukoze isoni bigenze biteze? Ati mama ubwo twavuye mu nama bamaze kuduhuza nyine bamaze kumudupresenta papa ambwira ko ngomba kujya kumwereka ku biro bishya ahazakorera. Ubwo nanjye nyine ndagenda nk'umusore mushandi kugenda mutakira ikigo cyacu uburyo gihora n'isuku gihora n'abakozi bakorana kuri gahunda. Giye kubona mbona nyirashya n'unguri yatuguyeho n'itorosho n'indobo mama hafi saa 5 ngo avuye gusukura biro uwo musore azakoreramo. Kandi ejo nari namwihanangije mubwiye ko agomba kurara yikoze uzaza kubikoramo akaza agasanga byarangiye. Mama ngiye kubona mbona tuguyeho n'itorosho n'ibidobo birimo ibizi bibi. Nari maze kuratarata ngo company yacu sinzi ngo dukora amasuku ngo dukorera kugiye mbona ohuganguyeho n'indobo saa 5 zishyira saa 6. Mama isoni zanyishe mburaho ndeba mbura icyo nkora n'igindimi ngo mubaze se ngo yari yarwaye ngiye ngo amasaha namubwiye gukora amasuku ngo ahise aremba ngo ahita ataha nanjye kwikura mu isoni. Ntese wasabye uruhushya? Atoya sinzi ibintu yanyisobanuraho bidafututse mama. Mukubita amaso nareba ukuntu maze gutaka company yacu. Nareba n'icyo kidobo hagararanye imbere n'ibitoroshe n'ibirakrete na za Shinex zo guhanagura ibirahure neza mana we numva isoni ziranyishe ndiyumaganya nticaho wumva imbere. Ubwo rero mama Ange nawe ubona umushinya namwisha atari ku mana yanjye uranyumvira akakobwara atangiye kumuhamagara n'umujinya mwisha ati Ohoga se mama araza gukira urubanza rwa Ange na nyina.